muri Oman cyangwa se muri Middle East si heza ku bantu bashaka akazi bigaba byabatera ubwoba. Bagiye bakomeza basebya Oman niyo ambasade subwo yabaye byarangira mutayibonye kuko nyine bivuze yuko niba koko boy chef ALEXIS uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bintu bikunda kuba amatsiko ku bantu birirwa bavuga ngo muri Oman cyangwa se muri Middle East si heza ku bantu bashaka akazi bigaba byabatera ubwoba. Aya abantu baravuga ati muri Oman cyangwa se dushyize muri rusange ibihugu by'Abarabu ngo bahemukira abantu cyane cyane ku makuru abantu batanga ku channels akomeye cyangwa se channels abantu benshi bakunze kabimugoye cyangwa bimuremereye kavuga ati rero reka nze bisangiza abantu kubera yuko ibyo yanyuzemo mu kujya gushakira ubuzima hanze y'u Rwanda birimo amasomo ku bari bumukurikire by'umwihariko ndumva bagiye bakomeza basebya Oman niyo ambasade subwo yabaye byarangira mutayibonye kuko nyine bivuze yuko niba koko ari ahantu heza gushakira amafaranga hari amahirwe ku rubyiruko igihugu cyacu cemerera abanyarwanda kuba washakira ubuzima ugasanga bikizo barriere ku bantu bashaka akazi mu bihugu by'Abarabu. Uyu munsi rero nje kubabwira ukuri guhari ese ni ukwego uri guhari kwishe inyuma y'ibyo bintu byose. Ikindi turaza kuvuga no kuri website ebyiri ushobora kuba wacaho ukaba wakapplyinga akazi mu bihugu by'Abarabu cyangwa se even urashaka n'akazi ahandi atari mu bihugu by'Abarabu even Europe n'ahandi ariko ufite witwaje wenda nk'amashuri cyangwa se witwaje nk'akazi kari professionnel gukora akazi kari professionnel. Uyu munsi rero nibyo turi bugarukeho ariko benshi rero bakunze kwibaza ukajya kumva umuntu araguhamagaye cyangwa se nk'umuntu wawe umuryango arakubaje se ngo we ntago urapfa ukibaza ayo ntago ndapfa turi kuvuga kubera ko yumva ngo ukorera mu bihugu by'Abarabu cyangwa kubaza se akazi we nawe kakwishe ko numva ngo ahantu bakoresha gatunambwenu cyangwa se ngo baricana barahimukirana cyane. Uyu munsi rero cyo kintu nacyo tugiye kukigarukaho nago ariko ukuri ibyo mwumva naga ariko kuri kuzuye kandi ndanabereka n'impamvu yabyo cyangwa se nibibaho n'impamvu biba ariko uyu munsi ngiye kumara amatsiko nukuvuga ngo abantu hana haba utuzi tw'amoko reka mbishyire mu moko abiri. Hari abantu bakora akazi kari professionnel nk'ubwe engineer se cyangwa se ubarista cyangwa se ubushefu ibyo byose natuzi turi professionnel. Hakaza n'abandi bakora akazi nakita nk'akazi ko mu rugo nk'akazi ko mu rugo cyane cyane gakunze gukora n'abakobwa kandi n'abakobwa b'abasirimu nagara akazi gaciritse kuba bahemba amafaranga meza cyane ashimishije nagara akazi gaciritse. Nukuvuga ngo rero habaho ikintu kimwe kutamenya wenda cyangwa se kutanyurwa ndiko nabyita sometimes biza kutanyurwa no kubura patience no kubura kwihangana muri ako kazi baje gukora. Nukuvuga ngo turuka iwanyu mu Rwanda wavugaye n'umu agent cyangwa se turuka aho turuka ari hose mu Burundi n'abandi batuka muri za Nigeria, Uganda n'ahandi henshi cyane wavuganye n'umu agent wawe ko agiye kuba yakuconnecta n'umukire arakonecta n'umukire even harimo n'abatanga amafaranga kugira ngo bakonecte umukire bamara kumukonecta umukire akamushakira ibyangombwa umukire amushakira harimo visa imuzana muri Oman akayishyura umukire we ubwe akayishyurira ikindi umukire akamwishyurira ticket imuvana muri Afrika iwabo cyangwa se imuvana handi ntago ari wonyine abikora hari n'abava muri za Philippines hano hafi muri Aziya. Urumva ko n'abantu baturuka impande n'impande baje gushaka akazi muri Dubai cyangwa se muri Oman n'ahandi muri za Saudi Arabia. Yamara kukwishyurira tike rero cyangwa se yagushakira n'ibyo byangombwa byose nukuvuga ngo uza ari we mu sponsor wawe ukwishingiye muri leta yiwe nukuvuga ngo muri leta bazi ko yinjije umuntu kuri sponsorship yiwe. Then uwo muntu yagera inaha wenda tuvuge akora nko mu rugo uwo muntu yagera inaha akumva amaze nk'amezi abiri akabona akazi kaba koko Abarabu ntago bazi gukora ntago bazi gukora kuva kera nyine bitewe n'ubuzima bagiye babamo ntago bazi gukora cyane we aragutumagiza akazana kariya ari nako ugeze inaha ubona abantu batandukanye beta tujye mu magroupe y'abanyarwanda bene wanyu cyangwa se abanyamahanga bene wanyu aho turutse ari hose iyo groupe wayibona wajyamo maybe ugize connection n'abandi bantu bakubwiye amafaranga bahembwa. Iyo ni ikosa rya mbere yo kumva amafaranga undi muntu ahembwa ukumva nawe wari supposed kuyafite niko bakakwiye kuba baguhemba. Umuntu akavuga ngo niko bagakwiye kuba bamemba nawe ubwo mu kazi ke niko atangiye kubonamo amakosa menshi niba yumvishe ko amuhemba amafaranga makeya kuyo bagenzi be bakora akazi kamwe bahembwa atangira kubona amakosa yirengagiza atangira kuba agaciro. Ubwo mu kuya agaciro rero sometimes nibwo yumva nyine yagira ute yatoroka
nuko ngo yikorera umwana akorera mu rugo cyangwa se uwari wese ukorera mu rugo rw'umwarabu ingo z'abarabu zifunze ntago inaha bakunze kujyana n'amaguru cyane cyangwa se ngo gutume ngo ku isoko kujya ku isoko ibyo gucyo gusa oya iyo ushatse kujya ku isoko ajya gushyira modoka mukajyana mugaha mugataha ukuvuga ngo rero ntago usohoka cyane then ubwo niko nyine ukudasohoka yumva ko ari bored yumva ko yakeneye no gusohoka agakora akazi bakamubwira ati hano birakunda wibuke ko abenshi iyo baje naha umwaraho afatira ibyangombwa byabo afatira ibyangombwa byabo passport akayifata kujya yo gushakira icyo bitwa pataka cyangwa se indangamuntu yamara kwigushakira wayibona ari igihe nayo atayiguha kuri abo ngabo arya atayiguha ubundi akabika na passport ya byose akayibika none ukuvuga ngo yishatse kujya kwa akazi hanze uramutura ko nagwa mubwira mumereza ibyangombwa kwishakira akazi yaragutangiye amafaranga akubwira ati nyishyura kugira ngo umvire hano banze unyishyura kandi ugasanga amafaranga umaze gukorera ntabwo yavamo ayari kukwaka ugasanga rero nibwo bafashe umwanzuro wo kujya hanze iwe mwarabu rero yagufashe cyangwa se iyo akureze kuri polisi kwa mucitse bakagufata nibwo havamo ingaruka nyinshi nk'izo mwagiye mwumva hazamo gufunga hazamo kuba gusubizayo none bakagukoresha akazi katari keza bitewe nuko yabonye ko ufite mu mutwe hari hajagaraye ibyo byose ni ingaruka bahura nazo cyangwa se usanga wenda aratorotse sa wenda naho umuntu amubonye agiye mu bagabo iki n'iki cyangwa agiye mu kandi kazi kwa ko nyine agahura n'ingaruka zitandukanye nyinshi izo ni ingaruka zikunze guhura n'abo bantu rero bataruka ikindi ni ukuvuga ngo mu barabu ngenge kubabwira mu barabu ubayeho umindinga business zawe akazi kawe waje gukora akaba ariko kazi ukora ntago ushobora guhura n'ibibazo abahura n'ibibazo benshi nuko nyine baba deviye inzira bacamo bashaka gucamo bagashaka kubyihutisha ariko uwihanganye ugasoza kontra yawe ibyo byose rwose mu buzima bwawe bugenda neza hano kandi ikindi nakubwira akazi kinaha ntago kuri bamwe aba ari kenshi ntabwo twavuga ngo ntago bose bagirira nabi kuko harimo n'abagirira nabi tujya twumva amakuru yabo na polisi zabyinjiyemo abantu bose ntago ari beza nk'uko nawe mu gihugu cyawe aho uri bishobora kugenda nabi umuntu akagufata nabi ariko hari uburyo ushobora kwirinda cya mbere ushobora kwirindamo ni ukumenya icyo wemerewe gukora aho wemereye kujya icyo wemereye kujya icyo utemerewe uburyo umenye ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe biragufasha kumenya uko witwara aho hantu kandi ikindi cya kabiri ukagira kwihangana kuba waraje gushaka amafaranga niba akazi kabaye kenshi ukihangana kontara warayisinye ubizi waraturutse iwanyu z'amafaranga ukihangana ukagakora cyangwa se ugafata risk ukajya hanze ukavuga ati zambaho nzanga umuti ariko byakubaho ukirinda kujya kusebya igihugu unabuza abandi bana kuba nyine usinziriza iyo uvuze ibintu nk'ibyo usinziriza inzozi z'abana b'abandi benshi ni ukuvuga ngo icya kabiri tugiye kuvugaho nyuma yo kureba ko umutekano wo muri Oman ntacyo twaye icya kabiri tugiye kuvugaho ni ukuvuga ku ma website abiri ushobora kwifashisha usaba akazi haba inaha cyangwa se n'ahandi icya kabiri website ebyiri ya mbere ngiye kubwira ni website ndakubwira ama website ari international ushobora kujyaho niba uri umwana cyangwa se uri umuntu ushaka akazi mu bihugu byo hanze ushobora kujyaho anytime ukaba wagira gutyo ukabonye chance zo kuba wabona akazi hanze even haba hariho n'abandi bantu ushobora kuba wakonekta nabo hariho na chat room ushobora kuba wachatinga nabo bafite akazi cyangwa ukababaza icyo buryo cya mbere ni amakuru kubona akazi ni amakuru kukabura nabwo ni ukubura amakuru ni uko wababuza amakuru iyo ufite amakuru burya kubona akazi biroroha kandi niyo ugendeye mu nzira y'akazi uri gushaka nabyo biroroha kugira wakabona bishobora gutinda ariko ntago bihera nk'umuntu utabitangiye website ya mbere rero website ya mbere ni LinkedIn ni ushobora downloading application cyangwa ukacunyura kuri website yabo aho ugenda ugafungura account ukaba wakoze CV yawe nkuko nababwiye muri video z'ubwashize neza ukaba wakoze CV yawe icya kabiri ukaba ufite passport cyangwa se indangamuntu iri valid kuba passport yari tayari nabwo ugafungura account ikintu bagusaba cya mbere ni CV na passport yawe no kuvuga icyo ushoboye skills yawe ubumenyi bwawe nyine cyangwa se na education yawe ufite uko ingana byose ukabyuzuza umwirondoro profile yawe yose ukayuzuza then y'abantu ubundi abariho ngo aho ushobora kuvuga ati ndi open kuba washaka kuma akazi ware wese bitabyandika kuri profile yawe umuntu wese yashatse kuguha akazi cyangwa se yashatse abakozi akajya kuri LinkedIn ahita kubona akaba yaguhayaringa nawe ubwawe haba harimo position ari ahari cyangwa se tuzi duhari buri munsi basohora ama link tuzi ubwawe ushaka kujyaho ukaba wakaprayinga ukohereza ama CV
waca kuri izo link ukaprayinga nk'abandi bose nawamenya ushobora kuba wabona amahirwe. No kuri Indeed ya kabiri ni Indeed, nayo ni application ucaho ukuzana ijya kumera nka LinkedIn, nawe ucaho ukemeza byose, profile yawe ukayisetinga neza, ukaba wagira habana n'amalink menshi. Izo ni imbuga bacisha amalink menshi cyane, ubundi nawe ukaprayinga ukaba umwe mu banyamahirwe babona akazi abroad. Indi application ni Upwork. Upwork nayo ni application nziza, nayo wacaho cyangwa website nziza wacaho ujya gushaka akazi. Naho byose ni process zimwe, ukora sign in, ni email na password creating, ukinjiramo na amafaranga bisaba n'ubuntu, ufite ibyangombwa byawe gusa ukinjira ugashyiraho. Umukiriya yaje ashobora guha akazi ko mwe mu banyamahirwe. Nugende ari wowe udafite ayo mahirwe rero, genda ubitrying, nawamenya aho amahirwe yiwe ari. Je mfite umushuti wagerageje kuri LinkedIn, ubu nonaha aho ari yibereye mu Bwongereza ari guteka. Ni umushefu wanjye, inshuti yanjye, nawe wanyuze kuri LinkedIn like that abona akazi mu Bwongereza, ubu niho ari gutekera. So rero nawe waba umunyamahirwe. Reka duhure muri video z'ubutaha mubwira uburyo ushobora kuba wa creating connection, niba uri umubarista wasoje barista, uri umuchef wasoje kwiga guteka cyangwa se ubikora ushaka connection ariko ukazibura n'abajama. Icyambere nuko utinyuka ukaba waba free mu kuba wavuga, nzakubwira neza aho wabikura cyangwa se inzira waca kugira ngo connect n'abandi ba professional workers bari impande n'impande mu bihugu bitandukanye, nawe uzabe kubasha kuba waba umunyamahirwe kubabona akazi hanze. Murakoze cyane rero, nugende udakoze subscribe kandi na like yawe na comment ni ingenzi cyane. Thank you so much.